tuzataramana n'abera bose banesheje uyu mubiri ndetse na satani, tuzahora turirimba imbere ya ntebe. Mbega umunezero tubonye Yesu. Ozana, 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 hashimuje muri rya zina ry'umwana w'intama. Ozana, 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 hashimuje muri rya zina ry'umwana w'intama. Turagushimiye mwami Imana, tugushimiye neza n'urukundo udukunda. Turagushimiye ko utajya uhwema kubana natwe umunsi ku wundi, ntabwo ujya uba kure y'ubuzima bwacu. Icyubahiro ni icyawe mwami. Turagushimiye ko hano ku Itangiriro TV utajya uhwema kubana natwe kuva ku munsi twatangiriyeho kugeza n'uyu munsi. Rero twongeye uwuha ikaze. Reka ubutware bwawe no kugira neza kwawe bize bibane natwe. Imbaraga zawe n'ubutware byawe aba ari byo bituyobora, tuyoborwe na Mwuka Wera muri byose mu izina rya Yesu Kristo. Iki kiganiro tugiye gukora mwami kizagere kure, benshi bazacyumve, kizomora imitima ya benshi mu izina rya Yesu Kristo. Iri jambo tugiye kuganiraho, aya magambo tugiye kuganira azagire umumaro ukomeye cyane mu buzima bw'abagiye kumva iri jambo. Urakoze, ugize neza mwami. Ngabo bana natwe twese ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Yesu nashimwe cyane. Twongeye twagarutse muri wa mwanya w'ijambo ry'Imana, muri bya bihe byacu tumaze kumenyera turi benshi, byiza cyane, bidusa n'imitima, bituma turushaho kunguka no kumenya no gusobanukirwa iby'ukuri ku ijambo ry'Imana. Rero ndabasuje cyane, amahoro y'Imana nabane namwe. Amazina ni David, nongeye kuza muri wa mwanya tugiye kuganira uyu munsi ijambo ry'Imana, aho tuze kwibanda uyu munsi kuganira ku cyo bita ugusenga. Turaza kureba gusenga niki, turaza kureba bimwe mu bice bigize isengesho, byose turaza kubirebaho cyane. Rero Imana yo mu ijuru iba umugisha mwinshi cyane. Mwese mbahaye ikaze muri uyu mwanya mwiza wo gusenga Imana. Nkuko twabivuze turaganira mu gusenga. Rero akenshi dukunze gusenga ariko tukabikora mu kavuyo, tukabikora mu kajagari. Yego. Hari naho usanga umuntu avuga ngo nta sengesho ry'umunyagara, nta sengesho riza ripfa ubusa, nta sengesho, ibyo byose. Rero uko tuzajya tugenda turushaho kuganira mw'aya magambo y'Imana, tuzagenda turushaho kumenya no gusobanukirwa birenzeho. Imana mu ijuru iba umugisha mwinshi cyane. Rero reka tubanze dusome aya magambo ari muri Yohana ibice 16, turahera ku murongo wa 23, turasoma no 24. Haravuze ngo uwo munsi ntacyo muzambaza, ni ukuri ndababwira yuko icyo muzasaba data cyose mu izina ryanjye azakibaha. Kugeza none ntacyo mwasabye mu izina ryanjye. Musabe muzahabwa, ngo umunezero wanyu ube wuzuye. Nuko twabivuze turaza kuganira ku ijambo ugusenga niki. Turaza kureba gusenga niki. Igihe kimwe tujya dusenga, Imana ikatwitaho, ikatwumva ndetse ikadukorera ibyo tuyisabye, bitewe nuko rimwe na rimwe wenda igihe kirageze, cyangwa se Imana ikareba bimwe mu bujiji tubikorana n'ibindi, ariko Imana ntiyibure kudukorera ibyo idukorera. Wenda nshobora kuba mvuze ngo ubujiji bimwe na bimwe tubikoramo, wakwibaza ngo umuntu ufite ibitotsi asenga ute? Uzabigerageze rimwe wumve nk'umuntu afite nk'ibitotsi, wumva ari gusenga, wumva amagambo asenga, avuga amagambo akomeye cyane mabi, ariko kubera Imana ari umunyembabazi, ntabwo ibyo ngibyo Imana ijya ibifatira umwanya ngo ibitindeho. Rero Imana mu ijuru
ibaho umugisha mwe mwese tugiye kubana. Gusenga rero, gusenga ni iki? Gusenga ni ugushyira ibyifuzo byacu byose imbere y'Imana ku bijyanye n'ubushake bwayo mu izina rya Yesu Kristo, hamwe no kwihana ibyaha byacu no gushima izina imbabazi zayo. Imana mu ijuru ishimwe cyane. Rimwe twijyaga tuganira n'abavandimwe, twakundaga kuganira cyane tukaganira twavuga ati buriya gusenga ndikwaba kurimo ibice bitatu: kurimo gushima, kurimo gusaba, kurimo no kwihana. Yego, gusaba imbabazi, harimo gushima ndetse no gusaba. Rero mbere ku bantu bari bazi kubana n'Imana mu buri cyiciro cyo gusenga, cyane iyo bajyaga gusenga hari ibyo bakurikiranyaga bakamenya ngo uyu munsi ubwo nje imbere y'Imana, mbere na mbere ndabanza nshime. Kandi koko nicyo gice cya mbere gikomeye kibanziriza isengesho, niyo nkingi, niwo musingi ukomeye cyane, ni ugushima. Ariko abantu benshi basigaye bacuritse isengesho, barabanza bagasaba, nyuma yo gusaba bakabona gushima, nyuma yo gushima kwihana byo byagiye ku ruhande. Ntabwo abantu bakibikunda, ntabwo abantu bagikunda guca bugufi. Kandi nyamara mu bihe twatambutse twaganiriye, twasanze guca bugufi ari ikintu gikomeye cyane Imana ikunda, kandi igakunda umuntu ugira umutima uca bugufi cyane. Umunsi Imana yajyaga gutoranya Dawidi yari umuntu mu muryango we wagaragaraga nk'aho ari umuntu uciye bugufi cyane kurusha abandi. Yari ari inyuma cyane. Yari umwana wabaga mu matungo, mu mashyamba niyo yabaga. Ntabwo yari azi ngo ku meza hasote, ntiyari azi ngo ibwami hamera gute, ahantu nyine hakomeye heza, ntabwo yari azi uko hasa. Kandi mu by'ukuri nta nubwo yari mu bantu bagombaga kugirirwa icyizere ngo yakire izo mbabazi kugira abe umwami. Ariko Imana ireba umutima we. Rero Imana ntabwo ijya ireba ku gihagararo cyacu, ntijya ireba ku buranga, ntijya ireba ku nkomoko yacu, ntijya ireba ngo ufite iki. Imana yita ku mutima wawe. Kandi twibuke ko uyu mutima ariyo nzu yonyine, nicyo cyicaro cyonyine Imana ibasha kwicaramo igakwiramo. Nta nzu wabona wicarazamo Imana. Oya. Ijambo ry'Imana ravuga ngo ijuru ngo ni intebe y'Imana, ni intebe Imana yicaraho. Ngo noneho iyi si ngo nayo ikaba intebe y'ibirenge byayo. Reba ibirenge by'Imana bikwiye isi. Ntaho wabona wicaza Imana. Ariko umutima wawe ni mugari. Umutima wawe ufite ubushobozi bwo kwakira Imana ikaza igaturamo ikicaramo. Rero muri uwo mutima aho ngaho niho iby'ubugingo biba. Imana ishimwe cyane. Uyu mutima wakiranutse, uyu mutima waciye bugufi mu isengesho ndetse no mu byikora byose, uyu mutima niwo wonyine gusa uzabasha kureba Imana. Uwo mutima niwo wonyine uzabasha kureba Imana. Rero Dawidi yamutoranije atari uburanga bwiza, kuko ntiyarushaga igihagararo bakuru be, ntiyarushaga ubwiza bakuru be, ntiyarushaga amashuri bakuru be, ntiyabarushaga kumenyekana. Yarazwi, bari bazwi, bari barize, bari beza, bari bafite igihagararo igihugu ndetse n'abantu bifuza mu maso yabo. Ariko Imana iraza iramutoranya, imugira umwami. Byari bigendeye kuki? Byari bigendeye ku mutima uciye bugufi. Rero mu isengesho ryacu tuba tugomba guca bugufi cyane. Niyo mpamvu harimo no hamwe no guca bugufi, hamwe no kwihana ibyaha byacu. Imana mu ijuru ibaho umugisha mwinshi cyane. Noneho nuwe muyobora Imana yatanze ngo tuwugendere iyo dusenga. Umuyoboro Imana yatanze kugira ngo tuwugendereho. Uyo muyoboro ni uwo. Ijambo ry'Imana ryose ni umuyoboro wacu iyo dusenga. Ijambo ry'Imana ryose
ni umuyoboro wacu iyo turimo dusenga. Ariko umurongo w'ingenzi mu kutuyobora tuwubona mu isengesho Kristo yigishije abigishwa be, ari ryo ryitwa isengesho ry'umwami. Uwo ni wo muyoboro mukuru, uwo ni wo muyoboro w'ibanze Yesu yatanze mu isengesho ryacu. Reka turebe ikindi kintu. Ni iki gice gitangira isengesho ry'umwami kitwigisha? Iryo sengesho ngira ngo twese turarizi, yabwiye abigishwa be, yabwiye ati mujye musaba mutya ati data wa twese uri mu ijuru, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibe mu isi. N'iryo sengesho Kristo yashakaga. Rero tugiye kureba bimwe muri ibyo bice bigiye bigize iryo sengesho, ababyo tugenda turushaho kugenda tunaganira. Niyo mpamvu hano twateguye tuvuga ngo ni iki gice gitangira isengesho ry'umwami kitwigisha gute isengesho ry'umwami ritwigisha uko dutangira gusenga. Dore igisubizo ni iki rero. Igice gitangira mu isengesho ry'umwami kitwigisha kiti data wa twese uri mu ijuru, kitwigisha ko tugomba kuza imbere y'Imana n'icyubahiro gikwiriye. Icyo gice kibanza gitangira isengesho, data wa twese uri mu ijuru, kitwigisha ko dukwiriye kuza imbere y'Imana n'icyubahiro gikwiriye. Dushize amanga nk'abana bari imbere ya papa ushoboye kandi witeguye kutuba hafi, kandi dusengera n'abandi. Mu isengesho ryawe, mu gihe uri gusenga Imana, ntukajye usenga wenyine ngo wibagirwe n'abandi. Ugomba gusenga ukisengera, ariko ugasengera n'abandi, kandi ukamenya ko uri gusenga Imana igize ute ishoboye byose, kandi ugasenga ushize amanga, ntabwo ufite, udahinda umushyitsi. Imana yo mu ijuru ishimwe cyane. Ibyo byose ubishaka ushobora kubisanga muri Zaburi ibice 95 umurongo wa 6, cyangwa ukarebera mu Befeso ibice 3 umurongo wa 12, cyangwa ukarebera muri Matayo ibice 7 umurongo wa 9 kugeza kwa 11, ndetse ukaba wasoma no muri Luka igice 11 kugeza ku murongo igice 11 umurongo wa 11 kugeza ku murongo wa 13. Aho hose niho wasanga kiriya gice kibanza isengesho, uburyo dukwiye kwitwara turi muri iryo sengesho. Ikindi cya kabiri, ni iki dusaba mbere na mbere iyo dutakambira Imana? Iyo turi gutakambira Imana ni iki dusaba? Mu gika cya mbere havuga ngo izina ryawe ryubahwe. Icyo mu gika cya mbere uwo ni ko havuga. Haravuga ngo data, izina ryawe ryubahwe. Bivuze iki rero? Tubisenga tugira ngo Imana ishoboze twebwe n'abandi kuyihesha icyubahiro kiyikwiriye, aho yimenyekanisha ubwayo, ibindi byose ibitanga kubw'icyubahiro cyayo. Imana yo mu ijuru ishimwe cyane. Hano ndasubiramo, wumva iki gika cya mbere icyo gishatse gusobanura, icyo gishatse kuvuga. Cya mbere haravuga ngo izina ryawe ryubahwe, izina ry'Imana ryubahwe. Tubisenga kugira ngo Imana ishoboze twebwe n'abandi kuyihesha icyubahiro kiyikwiye. Imana ishimwe cyane, aho yimenyekanisha ubwayo, ibindi byose ibitanga kubw'icyubahiro cyayo. Iby'Imana ikora byose, iby'Imana idukorera byose, ibikorera kugira ngo icyubahiro cyayo gikomeze gishyirwe hejuru. Imana ishimwe cyane. Tutangira kwiga bwa mbere, twatangiye kwiga ku ntego nkuru, cyangwa ku ntego nkuru y'umuntu, aho twabonye ko ari ukuramya Imana, ari ukuyinezeza. Ibyo byose rero, hari ibintu byinshi Imana ikora, ariko kimwe cy'Imana itagikora, ntabwo Imana ijya yiramya,
ntago Imana ijya yihimbaza. Rero twebwe imirimo ibyo byose dukora tuba duha Imana yacu icyubahiro, tuba tugira ngo izina ryayo rikomeze rishyirwe hejuru, icyubahiro cyayo gikomeze gishyirwe hejuru. Imana yo mu ijuru ishimwe cyane. Rero ibyo byose nabyo kandi ushobora kubisanga nanone muri Zaburi ya 67 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa gatatu, ndetse n'ibice byaho 99 umurongo wa gatatu, n'ibice byaho 100 umurongo wa gatatu kugeza ku wa 4. Ukabisanga no mu Baroma ibice 11 umurongo wa 33 kugeza kuri 36. Imana mu ijuru iba umugisha mwinshi cyane. Reka turebe ikindi kimwe gusa, ibindi byose tuzabirebaho ku munsi w'ejo. Tugiye kureba noneho niki dukurikizaho mu gice cya kabiri. Tugiye kureba igice cya kabiri. Twabanje tureba igice cya mbere, aho igice cya mbere aho byavuga ngo izina ryawe ryubahwe. Noneho tugiye kureba igika cya kabiri, igice cyaho cya kabiri cy'isengesho ry'umwami. Haravuga ngo ubwami bwawe buze. Nicyo gika cyaho cya kabiri, nicyo gika gikurikiraho, ubwami bwawe buze. Tuba dusenze dusenyera Satani ngo ubwami bwe butsindwe, maze ubwami bw'ubuntu bw'Imana buganze twe bwacu na bagenzi bacu, tugasaba ngo Imana iturindire mu buntu bwayo, maze ubwami bw'icyubahiro bujye mbere. Imana ishimwe cyane. Rero aya magambo yose murumva ni amagambo agiye akomeye cyane. Icya mbere, ubwami tuba dusenya ubwami bw'abadayimoni, ubwami bwa Satani, ahubwo tuvuga ngo ubwami bw'Imana aba ari bwo bugaza. Imana ishimwe cyane. Reka ubwami bw'Imana buganze, kandi ugira ishyaka, ugira umwete wo kwamamaza ubwami bw'Imana, kandi n'ubwamamaza buzamamara. Imana mu ijuru ishimwe cyane. Kandi tuba dusenga tuvuga ngo ubwami bw'Imana aba ari bwo bujya imbere, aba ari bwo buganza, aba ari bwo bukomeza ku buzima bwacu. Dusaba umugambi w'Imana kugira ngo aba ari we ukomeza gukora ku buzima bwacu. Mbibutse ikintu kimwe, mu gusenga kwacu kose no kubana kwacu n'Imana dusabwa ikintu kimwe, dusabwa kwizera kurusha ibindi byose. Iyo udafite kwizera utakaza byose. Iyo udafite ibyiringiro, iyo udafite kwizera, nta kintu uba ufite inshuti yanjye. Rero turasabwa kugira kwizera gukomeye cyane, turasabwa kwizera. Yesu yigeze abwira abigishwa be, arababwira ati nimwagira kwizera kungana n'akabuto ka sinapi. Aka kabuto ni akantu gato cyane ushobora no gutaswa agashaka ukakabura. Irababwira ngo nimwagira kwizera kungana n'akabuto ka sinapi, mwategeka iyi misozi iri imbere yanyu ikimuka. Iyi misozi mureba imbere yanyu. Yaraza kuvuga iki? Kwizera kwacu kuri hasi cyane, kwizera k'umuntu kuragoye cyane. Ariko iyo wagize kwizera, iyo wagize ibyiringiro, ntacyo utageraho, ntaho utabasha kugera, nta kitashoboka, nta kitakunda. Niyo yaba indwara ikomeye ute, niyo byaba ari ibibazo bikugarije bimeze bite, biyo byose bikurwaho no kwizera. Rero bavandimwe, ndabasaba ngo mugire kwizera gukomeye cyane. Igihe kimwe nigeze ngira kwizera ndi mu gihe cy'isengesho, nari mfite ikibazo gikomeye cyane, aho abantu bose bari bamaze kuntirana, ndetse mbona nsigaye njyenyine. Nawe hari igihe kizajya kigera ukabona usigaye uri wenyine, ariko burya iyo uri wenyine, iyo ubona nta bantu musigaranye, ujye umenya ngo hari Imana Data, hari umubyeyi Data. Uwo mubyeyi Data iyo ari kumwe nawe agushoboza byose. Nigeze njya gusenga ntashye, ababyeyi barambwira ngo ntabwo tugushaka. Nigeze njya gusenga, icyo gihe nari mvuye gusenga, Imana imbwiye amagambo akomeye cyane. Imana imaze kumbwira ngo ndagukunda, kandi imaze kumbwira ngo ugiye kunyura mu bigeragezo. Ibigeragezo uko byagenda kose, iyo Imana yashatse kubikwigishirizamo ngo ubikuriremo kandi ubikomereremo, ntacyo wakora ngo ubisimbuke, ubinyuramo. Ahubwo Imana ikora iki? Imana ikwambika imbaraga. Rero Imana igitwambika imbaraga tukabasha kurenga ibyo byose, nawe yongera kwambika imbaraga kandi gushoboze muri byose, mu izina rya Yesu Kristo. Rero Imana
muri Yesaya havuga ngo iki? Yabwiye kuri iramubwira ngo nzakujya imbere ahataringaniye mparinganize. Iramubwira ngo ariko mbere na mbere yabanje kubwira umugaragu wayo, iramubwira ngo uzaca mu muriro ntabwo uzashya, uzanyura mu mazi ntabwo azagutembana. Rero amazi bivuze ngo uwo muriro uko byagenda kose ugomba kuwunyuramo, ayo mazi ugomba kuyanyuramo, ibikomeye ugomba kubinyuramo. Ariko iyo uri gusenga uhagaze muri wa mwanya mwiza w'isengesho, Imana ibana nawe, Imana iragushoboza, Imana iragutsindishiriza. Kuko nta ijambo ry'Imana ravuga ngo kera ntabwo twari ubwoko, ariko uyu munsi turi ubwoko. Nimba waramaze guhindurwa ubwoko bw'Imana, ukaba uri mu ishyanga ry'Imana, ukaba uri mu ishyanga ryaremwe n'Imana, ukaba uri mu buntu bw'Imana, ukaba watoranijwe na Kristo, ukaba waramenywe na Kristo. Hari amagambo twaganiriye mu minsi yashize tureba tusobanukirwa ko turi abo yamenye kera, turabo yaremye kera, ituremeye imirimo myiza kandi ituremera muri Kristo Yesu. Rero uyu munsi wa none urasabwa guca bugufi ukiyegereza umwami Yesu Kristo. Waba utaramwakira ukamwakira, waba waramwakiriye ukamusaba imbaraga, agakomeza kugushoboza no kugutsindishiriza muri byose. Imana mu ijuru ibaho umugisha mwinshi cyane. Reka tube ducumbikiye ahangaha. Ku munsi w'ejo tuzakomerezaho igika cya gatatu. Uyu munsi tuganiriye ku bice bibiri, aho twari tumaze kuganira tureba ngo izina ry'Imana ryubahwe. Icyo nicyo cyari igika cya mbere. Igika cya kabiri, ubwami bwawe buze. Rero tuzaganira ku gika cyaho cya gatatu, kivuga ngo ibyo ushaka bibeho mu isi nk'uko bibaho mu ijuru. Ahangaha niho ejo tuzahera tuganira. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha mwinshi cyane, kandi Imana ikomeze ibiteho. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye kuri Imana yo kwizerwa, turagushimiye ko ubanye natwe muri uyu mwanya mwiza w'ijambo ryawe. Rero dusengeye imitima yose yumvishira ijambo kugira ngo uyishoboze kandi ubambike imbaraga muri byose, ubagirire neza kandi ubatsindishirize muri byose. Babone ineza yawe, babone gukomera kwawe, babone mu maso hawe, ntubatererane, ntubasige. Ubabere Imana, ubabere umutabazi, ubabere umurengezi, bambike imbaraga mu gihe nk'iki gikomeye, mu izina rya Yesu Kristo. Amen.